itangazo rireba abasitari bari kuri hiti. Twari tumaze imyaka igera kuri 2016 dushaka uburyo twareba abantu baturusha views ngo tubabaze ukuntu byagenze. Ngo witwa bamenye bavugaga yuko afite umupfumu ngo ushobora kuba ureba kuri views agira ngo zikazamuka nk'icyogajuru kijya kuri Marise. Ngaga kanya twageze kwa bamenye ngo yibereye mu kageretse dore ubu ngubu ngo arimo araturebera muri ekeri. Yatwicishije inzoga bita ngo niki zitari B1 ariko twihanganye turazinka kuko nubundi ntabwo wasura umuntu ngo wanga ibyo aguha. Ngo zirangana ngo nubwo banyirazo ngo ari inshuti ngo zirahangana. Nabacitse ndagiye. Oya twege ntabwo tujya tubaho tutarimo turatama abantu. Ntabwo dipe ni inshuti mwe. Oya Badipe bari inshuti. abakire ko badukoresha kuba ari inshuti kuki twebwe tutaba inshuti. Nuko mwego mutaba inshuti nyine. Oya twebwe turi inshuti. Oya bakene ntabwo baba inshuti. Twebwe tujya Abakene ntabwo baba inshuti. Buriya bakire. Muri abapagasi bahurira mu mucanga utaruwani. Musha no kurwanira. Buriya ko abantu bafite amafaranga bakire baba bafite ukuntu bicara bakaganira. Rome nawe byari byakubaho ugasinyira umuntu ugasanga undi mu influencer cyangwa undi mustari ku ruhande uri kugenda gushaka mu boss ngo bari abantu bafasha ariko ngo turi kubona ngo nta kigenda. Uroza wize ko batabavuga. Oya birangira tubimenye ariko ndagira ngo ndebe niba namwe babibaba. Ro barabivuga. Oya namwe babaho se ugasinyira umuntu akavuga ariko sengo buriya ngo mwafashe Basirikana buri muri babafatiye. buriya byagenze ngo biriya byana shango Byeje byeje babafatiye cy'umusiramu. Niba bizi naba bazirarukana we. umuntu anyuzamo akitamo gakenge. Umuntu atagufite inyungu. Uzafate wa muntu wakuvuze noneho ko nguko. Ugende umutakaza ngo ndashaka kugira manager ngiye gusinyira igikampani gikomeye hano mu Rwanda. Uzende wumva ko ngenda gutaka noneho. Jamba ni urenze yo kuri bamusinyishije. Urebe. System muyewe. Nukuvuga ngo twasuye bamenya. Ako mwana sha. Umva akankubwira uruganda rurimo amafaranga. Uruganda rurimo amafaranga. Ariko barakubwiye buri kantu ngo gana umupfumu rank. Ariko no kuri kwimana. Ariko hakaba hari umupfumu. Uramupfumu tumuvuge bamwe. Umupfumu bita. Ariko uramuzi. Uramupfumu. Ariko umupfumu bayida wabayo neza. Umupfumu twawe yagiye kwirogoza bamuroza. Uramupfumu twarahuye. Ubwo twatumaze nk'amezi nk'atandatu turi kurekura bolo kuri TikTok no kuri YouTube. Tugira ngo tuviyuze nk'ibihumbi 3-6. Ari navuga ati rero mwabana mwe muri kuzamuka neza. Ariko njyewe mfite ukuntu mbigenza nkabona hit. Ati bari ababamenye. Ati buriya Jay Polly n'aba Jay Polly abari abase buri koko n'abakarabutoni bajya gusohora benga bambaje. Ndaje ndavuga nti byayo byose umuniga nibyo ndabyemera. Ariko nyuma yaho aravuga ati hano mfite akavideo k'iminota 3 ati jya ukancirira muri ziriya banga mugore teko aboneka abantu bakubura kandi zo muniga utanga hiti ikabita mugeraho akaba atarayite ariko numvishije gukora kwa karabutoni. Ariko mana numvishije nabo niruhuha karabutoni yaramwiyegereje. Buriya reka nkubwire nabo uri kubona karutana kari waraguzaho. Ariko kubona iminsi aho yafite ukuntu ahita afata telefone ngo akakanya mpamagare bamenya se ngo uhita ubibona ngo barantinya ngo bamenya turamutinya pe. muramutinya Umupfumu hatari akaze. ngo yigeze kuba ngo yaba ngo umwe ngo ukorera ngo APR na Rayon. Iyo story akabamenya imbabazi musabye mbabarira umbwire iyo story. Mbarira story yareyo na APR yitusubi. Umupfumu wa Rayon wa APR. Ngo umupfumu Karagufasha. Ngo umupfumu ngo yagize uko nguko ajya baramugura baze kurogera ikipe imwe mu Rwanda baze kurogera APR baze kurogera Rayon. Noneho mu gihe mu match imiraba noneho ngo bapfumuke barogi abakinyi bakaroga abakinyi. Umupfumu ngo wa APR aza kureba aravuga ati ariko ndikomeza ndimo ndoroga abakinyi ba Rayon Sport nta kintu dupfa reka nze ndoge mugenzi wanjye. Mugera no umupfumu yarahugiye mu gushaka ibitego mu gushaka ibitego. Umupfumu wa APR wese aroga umupfumu wa umupfumu wa Rayon aza kwisanga arimo arava imyuna. Aravuga ngo ese noneho bite bigenze ajya kwirogoza asanga
Make yarangiye. Yagiye kwimena amazi mu mutwe yamubanye myinshi agasanga igitego bagitsinze. Yagiye gushaka indi damu mu minota ya nyuma y'inyongera. Ariko se wa mungari ubundi n'abakinnyi bagiye gushaka madawa ubundi baroza abapfumu ba mungani bayo makipe kugira ngo bajye kuroga abakinnyi bagenzi babo. Ariko se koko ubu ntabwo naroga buri kantu. Ubu ngubu nshaka kugira ngo buri kantu atangiye ndaho naroga umupfumu wa buri kantu. Ubu urumva umupfumu ngari kuroga ikipe ni 12 n'abasimbura n'abatoza urumva abantu byo gucana ubu waroza ubupfumu. Disi niyo mpamvu bamwe muri twebwe nyine batunaniwe tu abapfumu baroga ntago ari abacu. Ari jya aho gura umupfumu wanjye muraroga abapfumu batara umupfumu wanjye ubundi ava he? Ubuse baroga Imana bigakunda. Abantu mwirirwa muroga baraniye umuvuga umupfumu ngo bamukabagara. Umupfumu wanjye use babwiye ngo yatubwiye ngo ishuka uziko reba cyacumba cyane. Yamurogeye mwishuka ngo bahaye nyirakure mu ngarigari. Baramutse ingarigari yize wapi? Ntabwo muzi ingarigari. Ingarigari hajya si ibintu baguha wapfushije umuntu nyine ngo washyinguye ngo umuntu nyogokuru ngo boro ya nyuma baho umwana nyine w'ingenzi. Batanga iki n'iki? Ushobora kuguha umukandara yambaraga. baguha ingarigari rero baguha agashoka umuntu afite igitanda cya 300 ariko inyuma ku idirishya hari ishuka y'amafaranga 500. Wakibaza ngo ni kubera wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu? nyirakuru we yarakaze mu bantu batanga dawa. Nyogokuru yarakaze kabisa. Ubundi ko kari akana gashyize ku hano uriya mutwe we anakiri umutwe idirishya riri no wari n'iriti ati mwana wanjye turagutuza gutera igititse mu mutwe. Nuwe twamenyereza bakunda kuroga mu mutwe. Ati umutwe ni wowe bakinga badukinga kangaza ata hani nari bagakubita akaba mwishu akisubiza. ahani nari umutwe ariko basi wirinze ariko bamete tugaruke uzashaka cyane abantu bakubije kubyibazaho nanga ngiye kubikubasha ariko bari abanyarwanda narashatse ariko madamu narinzwe gushaka boro. umugore abantu bakomeje kubimbaza abantu bakomeje gushaka no gushobora. Ari wowe naruko ibintu uzatangura mwe muri twebwe ndamenya ariko se koko mwumva mumeze muti mudashaka tutabeshye. Narashatse kuko buri nguni yataye ubumanzi uko biryo. Ni gute buri muntu ashishikariza ikintu ndatarakora. Njyewe urumva nagerageje gutuba ubumanzi ngo numve ukuntu bimeze. Afata ibintu abantu bari gukwepa kandi numve ukuntu bimeze. Numva biraryoshye. Afatse kukiyo aho niba kwafite ibice utashatse kandi byarakunuriye. Ndashaka ibiceri mwana. Ese bundi mubizi mute ko dushoboye? bamenya ari kugenda agaragaza uburyo. Siko kukubaza icyo kibazo. Abantu bakureke. Umva rero kugira ngo mutazahura n'ikibazo bamenya ahuye nacyo mwihangane munywe B1. Muri gushishikariza abantu kurongora ntabyo bashoboye. Bajya mu ushaka kwiganza igihugu by'umwariko mu birwa bya Maurice akaba ashaka kwiga computer science cyangwa tourisme akiga afite akazi kamuhemba hagati y'amadolari 500 n'igihumbi. Atwandikire kuri 0786354146 cyangwa dusange kuri biro yacu mu mujyi munsi ya Chic Brightway Consultant Agency. Twasuye bamenya yaduhaye fanta turenda gupfa yaduhaye inzoga za ruriya ruganda bita United Gin arongera aduha byose yadukorera na challenge ibintu n'ubu neza ariko indirimbo bayita ngo iki? Bayita kibakwire. Twongera tubwira abantu twatse challenge bakazitwima ubusuru utabamenya tujye tubiga. Oya reba muri kamera ninjiri kukubwira. Oya reka nyishyira no wenda naga ari kundeba neza. Wowe wazi urutabamenya. Ni wowe utakira mali. Twe mupfumu wacu afata abantu bafite imbaraga. Ubwo we nibatagufata uri weak